nongeye kubashimira kandi nabasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza, bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Iyo ni indamukanyo wakabaye uramutsa mugenzi wawe, ariko n'imbere muri we bikaba bikurimo. Rero ubu butaka ibyo tubukoreraho ntabwo munsi y'ubutaka babyishimiye. Mu mashami y'ibiti, ku bibabi binyeganyega, ibyo mwita umuyaga mutarebesha amaso ntabwo babyishimira. Ndetse n'ibihimba turimo kurimbura amashyamba, ntabwo tuzi ba nyir'ibihimba. Rero ubushize ejo bundi mumbabarire n'abagendanye, nari ntangiye kubabwira ku mizi y'inzahare, hanyuma bwari bwije ntabwo nashoboye kurangiza. Nari maze kubabwira izina rye rya mbere ryiswe inzahare, yiswe n'imiyaga yamurokoye intambara ikirangira. Hanyuma nagiye kujya kubasezeraho bwari bwije, tutari twavuga ku nzahare. Ariya mazina ye yari ari mu mizi, kuko inzahare ni imiyaga yamurokoye y'umuhondo yo mu Bugande, ariko mu bigaragara hari inkotanyi. Ndumva uvuga ko ari inkotanyi zamurokoye, ariko n'imiyaga y'umuhondo itagaragara yari iri kumwe n'imiyaga yirabura yaha ku ijuru rya Kamonyi nayo itagaragara. Urumva ni imiyaga yombi, hari imiyaga y'umuhondo yo mu Bugande, hari n'imiyaga yirabura yo ku ijuru rya Kamonyi. Noneho hari n'abagaragaraga biswe inkotanyi. Ngira ngo twavuze icyo bisobanuye inka donyidonyi, byashushanyaga wa mwenda wabo bari bambaye. Ibiri aha byose buriya biba bifite impamvu biri hano. Ubu ni ubutaka bw'imizi, ni ubutaka bw'abami. Umwami yitwaga Nyagasani. Ni ubutaka bwahumekaga abazima. Abantu baha bitwaga abino, bitwaga abazima, bagahumeka abazima. Ab'Inana y'Ishiniyari yaje igihe cy'abazima, tugahita tuyita Imana. Nibo baje basenya umwami Nyagasani n'ingoma ye. Baravuga ngo Kiliziya ikuyeho kirazira, ngo bakuyeho umwami Nyagasani n'ingoma ye, bimitse umwami Imana n'idini n'idarapo. Ariko ku butaka bwe, urumva ni ubutaka bwe, ni ubutaka bw'abazima. Bahumekaga umwuka w'abazima, hahita haza umwuka wera wo mu nyanja.
usimbura umwuka w'abazima b'umucyo b'amashyamba bakomoka ku bihimba by'ibizima byahawe ijuru rya mbere bikuriwe na Data wa twese. Rero tugiye gutondagira tuva mu mizi. Gutondagira byiswe imizi. Izimiza kugira ngo ibiza bitaza. Uzana ibiza, imbaraga izana ibiza ntabwo muyizi, ibihagarika ntabwo muyizi. Mwanze imizi, mwanga umwami Nyagasani, mwanga n'ingoma ye, mwanga abazimu, mukunda abazimu, mwanga abatunzi, mubaba bazi. Ariko ni ku butaka bw'abazima. Barahari rero. Abo nibo baguhaga kurama. Ubu ntimukirama, muraramba. ubwo ni ugukomeza kwihanganisha umuvandimwe wacu yagiye hakiri kare, mu bamukundaga nanjye nari ndimo. Niyo mpamvu nabajije Data wa twese saa 7 z'ijoro amakumizi ye, n'ubu ndacyayivugaho. Buri wese uri hano afite imizi, kandi buri wese uri hano yari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko akomoka ku bazima. Niyo mpamvu bakubwira yuko uhumeka umwuka w'abazima, wakabaye uhumeka umwuka w'abazima. Ufite igitabo cy'ubugingo ni marayika murinzi wo ku ijuru rya Kamonyi, wiswe Gihanga, wiswe Merano, wiswe akayira keza k'indiba y'ingoma ka Ruhanda, wiswe Gihanga, wahanze urwa Gasaba ruhangira mu rw'imisozi igihumbi mutari mwamenya ngo igarukirahe. U Rwanda rw'ukuri ntirugira imipaka. Rero mumaze kuva mu mizi, mwandukuwe mu gitabo cy'ubugingo, kuko igitabo cy'ubugingo ni cya marayika murinzi uhagarariye Data wa twese mu ijuru rya mbere. Marayika murinzi ahagarariye ijuru rya kabiri rya Kamonyi. Data wa twese n'umwamikazi w'ukwezi utanga insoro mu nda zanyu, yahoze ari umugore wa Data wa twese bakiri bizima kuri ubu bwami bwe bigaragara. Raporo akayishyikiriza Data wa twese. Twese turi munsi ye, ntawe uzamugomera ngo arame. Buriya ufashe imizi yasanze akayicurika, ntabwo wacurika imizi ngo ubure gucurikwa. Uje abafite impamvu aje, abagomba kugira n'umurinda, akazava hano afite abuzukuruza n'ubuvivi. Iyo ugiye hakiri kare,
burya ahantu ugiye si heza. Murarwana n'imbaraga mutazi izo arizo. Genda babwira nka kavuna, ariko ya mbaraga iba arimwo ntibishaka yuko mwumva ibyo mbabwira. Reka twivugire kuri uyu muvandimwe, igihe cyanjye kiba ari gitoya. Kadutangire hejuru ku izina rya mbere. Rero izina rye rya mbere ritangirana ritangirira ku bantu babiri. Harubaza undi ati kutaje kare ngutabare imiryango yanjye ukahagera bamaze kuyitsemba. Akamusubiza ati inza nari mvuye kure, rero abo nashoboye kurokora nawe ubarimo. Rero kurakura. Urumva yarokotse akiri umwana, yarokowe akiri umwana, bati kurakura, kuko yakomeje gukura. Nibyo byiswe kurokora. Abarokotse nibyo byiswe kurokora. Noneho kurokora baza kubihinduramo kurokoka, ariko mu mizi ni ugukora ibyiza ariko ushingiye mu mizi yakurokoye. Niryo zina rya mbere yiswe n'imiyaga yamurokoye. Yamurokoye. Ab'imiyaga bati uyite inzahare. Urumva ya miyaga yamurokoye ati yite inzahare. Rero hare, urumva rero hare ni kure. Hare ni mu kinyankore, kure ni mu kinyarwanda, ni kure. Ariko ku muyaga biba ari hafi. Urumva umuyaga biba ari hafi. Izina rye rya kabiri ni irisenya irya mbere yiswe n'umuyaga. Ni irisenya irya mbere yiswe n'umuyaga wamurokoye. Kandi icyicaro cyawo kiri mu biharwe. Hariya yaguye, nimbona akanya turaza kuvuga ubundi aho yaguye ni hantu ki. H'imihondo, ibiharwe h'imihondo. Mwabonye umugore we amusezera yambaye umuhondo. Umuhondo ufitanye isano n'umwenda hakurya mu Bugande bambara w'umuhondo. Noneho kumuherekeza agaherekezwa mu isanduka y'umukara mu birabura bo ku ijuru rya Kamonyi. Ariko aho aryamye imbere mu isanduka haba umweru kuko yakoreraga abera. Yanahumekaga umwuka wera, ntiyahumekaga umwuka w'abazima bo ku ijuru rya Kamonyi birabura. Umuhondo mwakundaga guhahira. Urumva abantu bose bakundaga kwihahira mu Bugande mu muhondo. Gusa mwanze guhora. Urumva umuhondo ukibarukora warababwiye ngo muhore. Rero inzahuke ibyo byo ni ikinyarwanda. Hari uwabanje avuye kure.
avuye kure agukiza bwa kabiri, agukiza bwa kabiri, akubera umushyitsi nkaho wakabaye umuzimanira nk'uwakurokoye, ahubwo utangira kumwuka umwotsi. Nibyo byiswe inzahuke, kuka ngira ngo murumva, inzahuke, utangira kumwuka imyotsi, kandi ubwawe uzi ko umuhondo wo mu mazuru waciwe, kandi ubwawe uzi ko umuhondo wo mu mazuru waciwe. Ngira ngo mu kiganiro cya mbere twavuze ku cyerekeranye n'ikimyira cyagaragaraga kera cy'umuhondo n'igikororwa cy'umuhondo. Ubu ngubu mufite umweru w'amazi. Ibyo ni ibigenda bizima, mutazi ngo ni iki kibizimya. Kandi uzirana n'umweru. Urumva umuhondo uzirana n'umweru. Ntukigira umuhondo mu mazuru yawe, ntukigira igikororwa cy'umuhondo, kubera ko ukorera umweru byasimbuwe umweru, kandi umuhondo uzirana n'umweru. N'umweru w'amazi mwakiriye. Rero niyo mpamvu yaguye mu biharwe. Mwese nuko muzagenda, kuko ntawurwanya umuyaga ngo awutsinde, kandi ari wo umuha umwuka ahumeka. Ntawurwanya umuyaga kandi ari wo umuha umwuka, kandi ari umwuka ahumeka. Erega igihe cy'umuntu kiri bugufi, kuko udashobora guhora y'umuyaga, ntazabona umwuka. Udashobora guhora yabwiwe n'umuyaga ntazabona umwuka w'umuyaga. Mugire amahoro ya Nyagasani. Mwanze ku butaka bwe mwanze ku butaka bwe n'ingoma ye. Ntabwo wakwanga ingoma n'umwami Nyagasani ku butaka bwe bushingiye ku mizi ngo uzarame. Uzaramba, urambire mu irimbi. Irimbi ni irimbukiro. Imva niviramo imvura, imvura ikavira mu mva, imva igashibukamo ibigutunga, hanyuma ukazasazira igihe. Ni ukuvuga ngo uba ufite imbaraga ikurinda,
ibyitwa impanuka ntabwo aha byemewe, ahubwo ni mwebwe mwabikuruye. Buri wese uri aha ngaha yakabaye afite sekirite, imbaraga imurinda ko akazava hano afite abuzukuruza n'ubuvivi nk'uko abo hambere byari bimeze. Rero burya uvuye mu mizi yawe, ibyo uhisemo wabyo, ndabibabwira mukagira ngo ndakina. Nimbona akanya ndakurikizaho ikindi gice, nintakabona mwihangane. Nari kubabwira ubukomane bwa Nyakayaga. Imfuruka y'ubukomane bwa Nyakayaga ni imfuruka y'imihondo. Uko biteganye n'impamvu byateganye, n'impamvu hano Abarabu bahari b'imihondo mukaba mutazi ngo baje gute. Ni mu kanya.